ya Felixando elapera ubusinyikeneye kwiba amapera abagihinga ya mapera tuzahora duhora dusepera hari ubwo banyisingegera kanatari ibyo banyekera icara ku muki ku kenyere hari ubwo uzahura n'abaguceka Jezi Parazi from Zimbabwe agutemo kizimbabwe ya umva reka muvana nkujyane rwamagana utazabona n'umwe kwamagana nyenza gukwizire henza magana habaza kunyengisha nzaba magana hinwagure nkurenze kwa mamarango abakwirukaho ngo namagana n'abanyamahanga bivanze ngise ndi muri abo banyamahanga ndi umunyarwanda w'akanyarwanda utuye mu Rwanda indangagaciro nizo zindanga Mumeze mute banyarwandakazi mwebwe mudukunda muri hose hirya no hino mu bice bitandukanye mwiriwe neza mwaramutse murare neza mumeze mute mwariye mwanyoye reka nkwibutse yuko nawe nimba wabuze ibyo kurya ukaba wabwiriwe irageze Imana niyo murinzi Imana niyo byose Imana iraguha ibyo ukeneye byose kandi Imana ikuri hafi so uyu munsi nzanye n'umuhungu w'abanyarwanda umuhungu mubaje kumenya muri benshi umuhungu w'umwana mwiza umusore w'umwana mwiza umusore w'umupapa mwiza ewa numeze ute meze fresh wambaye icyanzu cool kabisa nambaye icyanzu murakoze umeze neza meze fresh kabisa nawe umeze neza ariko meze neza barandahiye ngumva nguririmba neza kuririmba imirongo ngwamo hip hop mbabarira ntura akaririmbo gatuma nangira ikiganiro neze neza akaririmbo ndakazana muri hip hop ariko oya bisanzwe akaririmbo kari kurukundo nakahe kanure abanjye cyangwa gatureshere wawe cyangwa gaturu ukunda naribi cyangwa gature aid mbo kandebe nkumuzanga James gature aid okay gature aid ibi mitoma myinshi ariko naribi okay twagiye sinzi igihe nshigaje kwisi sinzi umubare w'inyenyeri ariko hari ikintu kimwe nzi ndeze 100% nuko ngukunda wowe nzigera ku munezero wanjye umutima wanjye wawuhinduye iriba ry'akanyamuneza nyumva ndagukunda rimwe na rimwe mbura amagambo mbivugamo nkumva naguhobera gusa nkatuza rukundo rwanjye rubavu rwanjye ibyo ntukabishidikanyeho gukunda murakoze niyo tuyahite oya ni wowe nyituye ni wowe nyituye uzaba maruyo ibintu bisigaye byaraje muri aba basore rero hanigeze kuririmba akaririmbo karimo urubavu hari ahantu nakoraga mfite imyaka 14 nkora mu rugo umusore warambaza nkurase ubwo uramuri nguru rubavu rwanjye n'urubavu rwawe ufite uruhe rubavu mani icyo gihe byatumye mitamera nk'umuntu udafite agaciro nk'umuntu udafite icyamazi ariko kubwo kugira ngo ngere kure ndavuga ni byanga byakunda reka niho icyizere nzagera kure kubera Imana kubera abantu bankunda kubera Yesu Kristo w'i Nazareti so rero nidukwiye kwitakariza icyizere so zikuririmba asante
nubwo uri umukinnyi wa filime uri byose mbyisangamo, filime nzisangamo, komedi nzisangamo, kuririmba byose kabisa. Aho hose ndagira ngo mubaze akabazo, ujya kumenya yuko ufite impano yo kuririmba, ninde wabikubwiye, niki cyabikubwiye? Yes, muri make ubusanzwe ngiye nkunda kuririmba, gusa nigeze kwifata akari kode kamwe n'umunsi, ntabwo uwo munsi ntawibuka, ariko nigeze kwifata akari kode ndi kuririmba, akari kode nkashyira, hari urubuga nagashyizeho. Ego kubera ko nkunda cyane cyane bura nkunda kurapa bya hatari, ukunda kurapa gusa n'indirimbo ziri aho za Afrobeat ibintu nk'ibyo ndabibasha nta kibazo. Nagashyize ku rubuga nagashyizeho, abantu bose bakarebye 90%, 90% baravuze ati wawe cyakoze ibintu urabibashije kabisa. Ubwo karebwe n'abantu bangaye? Karebwe ntabwo ari benshi, ariko nubwo ari bake, karebwe n'abantu 800. Ego ni benshi. Buriya niyo umuntu yareba, nubwo yaba ari umwe cyangwa babengaye, iyo karebwa n'umuntu ujye umenya ko yabihaye agaciro. Kangotere story nijoro nyine nimugoroba nandi live, so noneho haza umuhungu arambwira ushaje waye ngo ari umukire ngo wanyikundiye n'umusore, none arambwira ngo hari umukire wanyikundiye ngo mu boss ngo ufite YouTube channel. Ahita amereza amafaranga nyine nashatse kuvuga, wenda nawe nabibona kuko yansabye ikiganiro, aravuga ati ejo wayeze ndashaka nzaze dukorane ikiganiro mvuga ukuntu nahuye na depression nibyo nshaka gusetsamo abantu. Ngo yaramubwiye amuhereza amafaranga atari menshi, atari make birumvikana ko ari menshi. Ubwo nyine ni umuntu utari uwo mu Rwanda namwe. Noneho umuhungu arahinda ngo babonye afite kuvuga, noneho yakoze ikiganiro aracyaporodinga, asharinga abantu 9, avuga ati mwanya kubaho mu sharingire. Ubwo agisizeho nimugoroba wenda nk'iki gihe yabyutse asanga cyane bangaye n'abandi, ariko nawe yari yagisharinze, nawe yari yagisharinze abantu 9, bambwiye ati bana mumfashe gusharinga rwose, mumfashe rwose mubikore nkabikorera abantu babone yuko mwamusanzwe mumbona kuri izi social media, wenda za live iki n'iki, mumfashe babone ko naje kuri YouTube. Ariko se iyo gisharinga abo bantu 9, abo 9 nabo bagasharinga abandi 9, abo 9 nabo bagasharinga n'abandi, nge ntago narenganya uwo mutipe kuba yarakoze ikiganiro kikarebwa n'abantu 9 kandi aribo yagisharinga. Nabo iyo bagisharinga cyari kugenda hejuru, ubwo impamvu batagisharinze ikibazo gihari ni ukudafashanya, sibyo? Ni ukudafashanya. Rero impamvu mbibuze banyarwandakazi, nimba ubona hari umuntu ufite impano kandi ukabona hari ikintu wamufasha, musapotinge iterambere rya mbere cyangwa se inzira yo gutera imbere no gukunda mugenzi wawe, ugasapotingana, ugafashanya, niyo nzira ya mbere yo gutera imbere. Erega wenda ngarutse kugufashanyaho gatoya, iyo ufashije umuntu cyangwa ukagira icyo umufasha, kabone nubwo wawe utakiriho, byibuze wenda arabizirikana akavuga ati uyu muntu yaramfashije, uyu muntu yaramfashije. Ako wibuke yuko hari n'uwufasha ewana ntabizirikane. Yego nabizirikane, kagiyeho. Thank you. Urumva abo bantu batakunda kuzirikana neza bagiriwe, ni ikihe kintu wababwira? Meretse no gukora ikiganiro mvuga ku bantu bafasha, bakajya kwamamaza ko bafashije umuntu runaka, nimba yafashije nk'umusitari agahita aza kubyamamaza, mbese akagaragara yuko hari ikintu yakoze, mbese agashaka kwerekana ibyo yakoze. Nyine wenda
kubyerekana naribi kuko ni urugero ngewe uramfashije ngewe iteka nza kuri kamera nkaza nkagushimira nkavuga ati wakoze cyane ariko se wenda ni urugero si ntibirambaho cyane ariko ni urugero aramfashije ahise agenda ngo joheze ngo namuhinduriye ubuzima nagize gutya byagenze gutya kandi baracyanyirukana mu nzu cyangwa se ndacyaburara unamuhinduriye ubuzima akabitwara gutyo sibyo nta kintu na kimwe ndageraho ngiye thank you so much ku muntu wamfashije umuntu wasapotinze wambaye hafi ariko ubu turi kuganira ku bantu bafasha abandi bakajya kubyigamba rero buriya nimba ufite icyo ufasha umuntu mufashe pe mufashe kuko gufasha ni byiza kabone n'ubwo wenda ibyo umufashije atabyibuka ariko byibuze wenda ntejo nawe wahura n'abandi cyangwa iki bitewe n'uburyo bihuyemo rero nimba nanone ikibazo hano kiri icyo ufashije umuntu ntabwo ari ngombwa ngo ugende ubyamamaze burabura byacitse hirya no hino ngo umuntu ngo yaraburaye ngo mbamuhaye ikiro cy'ubugari ngo yariye ngo none wapi nimufashije mufashe buri kimwe ku mutima ubigire private bibe kuri wowe nawe wenda we nakuri kosaza si ikosa genda abwire mugenzi ati ndashimira uyu muntu cyane rwose yaransapotinze byagenze gutya so rero impamvu mbivuze ubu ndabizi wari wasohora indirimbo na rimwe ntabwo ndayisohora ni iki cyabuze kugira ngo usohore ndashaka icyabuze nabyita ubushobozi kuko n'ubushobozi kujya muri studio birahenda kuba naririmba ni ibintu bindimo kandi ndanabibashije wenda ntabwo umuntu ubwo ari we wimenya ko abashije wenda abibwibwa n'abandi ariko ku bwanjye mbyiyumvamo kandi n'abandi barabyumva ahubwo abo bandi babyumva babikoraho iki nicyo kibazo ngenda shaka rero ko bagira icyo babikoraho ushobora kuba nta mafaranga ufite udukurikiye ariko urayafite kubera impuhwe z'Imana ubaye ufite icyo wafasha uyu musore byandike muri komenti ubundi cyangwa se unyurine bogisi umwandikire cyangwa se unyandikire ubundi mbahuze sibyo rero tujye dufashanya nimba ufite icyo wafasha umuntu zamura impano ye ugire gutya na gutya yes none se harakarimbo k'Imana uzi k'abagatolika k'Imana k'abagatolika yego koze ndazizi nyinshi tukaririmbana nibohoraho twagiye ni uhoraho aramahoro yawe ni uhoraho ari ibyishimo byawe komeza inzira watangiye wicika intege nahisemo neza nyagasani muri kumwe ngenda nkagwa mu cyaha nziringira Imana niyo nyir'umuvunyi niyitanga imbaraga ubwo namenye ko inkunda nzajya nyiwungiraho niyo mukira abanyarwandakazi tuba tugira ngo tunabashimishe tuba tugomba kuririmba indirimbo zibubakamo icyizere zigira gutya niyo mpamvu zani hari akaririmbo k'Imana uzi k'abagatolika indirimbo z'abagatolika akenshi zikunda gukomeza zikunda kuba zirimo ibintu byo kwizera cyangwa by'icyizere cyane nawe nimba uba wumva watakaje icyizere genda wumvira ndirimbo ubundi wenda ndi kubarangira indirimbo uzumva watakaje icyizere ugahita uvuga ati kuva kera nyivuka kuva kera nyivuka kuva kera nyivuka nahagurutse igitaraganya ca ki shimara gahinda nca ki shimara gahinda niye kuerekana
iyo simbi mbabwira ndayimurika kandi nayo imurikira abantu. Okay, iyo ndirimbo genda uyumve. Iyindi ni yihera, hari n'indi ndirimbo zirahari nyinshi cyane. Indirimbo z'abakatolike ziba zifite ubutumwa bufatika, nkera twe duhereyeho nibuhoraho. Hari n'indi ndirimbo bavuga ngo Yezu mwiza ndashaka guhinduka, ndashaka kubona ikiremwa gishya mana yanjye mindura, ndashaka guhinduka, ndashaka kubona ikiremwa, cyangwa se ndashaka kuba ikiremwa gishya mana yanjye mindura, ndi umunyabyaha njya ndengaho nkaba umunyabyaha njya nkora ibyo ntagakwiye gukora. So iyo ndirimbo iragukomeza. Nzareba ukuntu yitwa nyibereke mbese. So rero abanyarwandakazi ngirirwa ubuntu bwo kwakira abatumirwa cyangwa se abantu bafite impano ariko bakaba bazi n'indirimbo zo mu bagatolika. None se nkubaze, hari indirimbo wowe ubwawe waba warihangiye ukavuga ati iyi ndirimbo ni iyanjye? Indirimbo se? Yes. Ni yihe? Uducishirizeho kugira ngo tuvuge nimba hari umuntu ushaka kugufasha avuga ati uyu mwana azi kwandika, hari icyo yagendeyeho yandika gutya na gutya. Mbere na mbere nakubwiye ko indirimbo afrobeat, hip hop byose mbyisangamo, ariko hip hop cyane cyane ndayibasha. Okay, naribi ririmba hip hop ndabizi niyo wanditse. Hip hop. Okay. Narebe. Reka mbanyurezeho akarongo gato. Yego. Ya Feregisando elapera ubusinyikeneye kwiba amapera, abagihinga ya mapera tuzahora duhora dusepera, hari ubwo banyisingegera kanatari ibyo banyekera, icara ku mukiye kukenyere, hari ubwo uzahura n'abaguceka. Jezi Prazi from Zimbabwe agutemo kizimbabwe. Ja umva reka muvana nkujyane Rwamagana utazabona n'umwuko amagana, ngenza gukwizire henza amagana, habaza kunyangisha nzaba amagana hinwagure nkurenze kwa mamarango abakwirukaho ngo namagana n'abanyamahanga bivanze. Ngise ndi muri abo banyamahanga, ndi umunyarwanda w'akanyarwanda utuye mu Rwanda, indangagaciro nizo zindanga. Yes, thank you so much. Nize imbuga ubagusangaho turi gusoza imbuga. Ibintu by'ubuhanzi sindabishyira hanze cyane, ariko mbarizwa mu mafilime, amakomedi. Ewana Muzunga TV and Muzunga TV na Muzunga Comedy. Izo mbuga nizo mbarizwaho. TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, hose Muzunga. Kuri TikTok ni Muzunga gusa. Kuri YouTube Muzunga Comedy, Muzunga TV na Muzunga TV. Kuri Instagram nibyo. So reka tugushimire wakoze kwitabira ubutumire bwacu, reka twizere ko uzagaruka. Nzagaruka ndetse cyane, kandi ndabashimira cyane, n'iby'agaciro cyane. Murakoze cyane. Reka dushimire abakunzi bo kuri Creative Show ndetse n'abakunzi ba Joyeuse muri rusange. Reka twizere yuko ibyo tuba dukoze mama bikunze, cyangwa se mu ndimbo tuba turirimbye hari somo ubukuyemo. Andika muri comment utubwire icyo twishemo, tugaruke dukosora. Imana iguhe umugisha kandi Nyagasani abane nawe.